Isengesho ryo kwikingira. Iri sengesho waryifashisha buri munsi kandi waryifashisha wikingira imitego ya Sekibi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Nishyize ku birenge by'umusaraba wa Yezu w'i Nazareti, umwana w'Imana wigize umuntu, akakira umubiri. Nitwikirije amaraso ye y'igiciro, urumuri rwe rurangose, ndisabira ngasabira n'abari aha bose gukingirwa n'amaraso ya Ntama w'Imana. Amaraso ye nadukiza ibyaha byacu, aduhanagureho amafuti yacu, kandi aturinde ikibi cyose, naturinde ibitero byose n'ibyo roho y'umwijima ishobora kuduteza byose. Amaraso ya Yezu natwikira umuryango wanjye, inshuti zanjye, imibanire yanjye n'abandi, inzu yanjye, ibyo ntunze, mbese ibyanjye byose. Roho w'Imana nantwikiriza ingabo y'ububasha bwe, nagaragaza umutsindo wa Kristu aha hantu, niyirukane muri twe Sekibi kandi abuze roho mbi zose kwigaragaza. Ibyo tuvuga n'ibyo dukora byose bituruke kuri Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu, kubw'izina ryawe ritagatifu, kubw'ubuvugizi bw'umubyeyi Bikira Mariya n'ubw'abatagatifu bose, kubw'ubuvugizi bw'abazina bacu batagatifu n'ubw'abamarayika barinzi bacu, turinde ikibi cyose n'ubugome bwose bwa roho mbi. Umubyeyi Bikira Mariya nadutwikiriza igishura cye cy'ubuyobozi bw'abamarayika bose, kandi atugeze ku mutsindo hamwe na Kristo wazutse. Nawe marayika Mikayeli mutagatifu, dutabare mu ntambara turwana, tubera ubuhungiro mu gihe cy'ubugome n'imitego ya Sekibi. Imana iyambura ububasha bwo kugira icyo ikora kuri buri muntu uri hano. Nambaye ububasha bw'Imana kugira ngo mbashe kunesha ibikorwa byose bya Sekibi. Nambaye umukandara w'ukuri n'ubutabera, ngiye guhamya inkuru nziza y'amahoro mfite ubutwari. Nitwikiriye umukiro, nkingiwe n'ingabo y'ukwemera, nzashobora kuzimya imiriro yose y'umwanzi. Nambaye inkota mpawe na Roho Mutagatifu, ariyo jambo ry'Imana, kugira ngo nsinde ibitero bikomeye by'umwanzi. Nteze amaboko kugira ngo nsingize kandi nshengerere Imana. Mfashe ibirindiro ku rugamba nka Dawudi atsinda Goliyati, mu izina ry'Umwami w'abami, Yezu watsinze, wicaye ku ntebe y'ubwami y'Imana Data. Niyo mpamvu mu bubasha bwanjye bw'umukristo, umwigishwa wa Yezu, mbabujije mwe roho mbi, roho za Sekibi, kugira uwo muvugiramo mu bari hano. Byose mbishyize mu buyobozi bwa Roho Mutagatifu. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.